BUTARE part 4. Let's go. BUTARE, so of course Ifaranga mukoni campus twagiye asigaye umwanya umwe tukagenda twagatabwa imodoka iri kugenda umboyerari dada niho dutegereje tukagenda wibwira ajya mu ngoma ndajya mu martyazo no ngwino harabura umuntu umwe gusa sometimes yahaburaga umuntu umwe ngo bagende udakoze attention nawe washoboraga gushiduka ugeze mu irango kandi wari ufite gahunda zo gutaha itonga akumvoyeri kandi umwanya wari usigaye wari uwe icara aho kugira ngo we ubu umeze gutya hejuru yanjye umunyabutare so of course nk'umukobwa iyo nacaga ku Karubanda nambaye ijipo wayikataga gutya kuko inkende zaho apparently ngo zamenyaga kuri umukobwa ngo zikakwiruka hari inkende zitagira discipline zitagira isoni ngo zidatinya n'abakobwa umunyabutare so of course aho kugira ngo nce mu muhanda wa Ngoma Martyazo wuzuyemo ivumbi ngiye twadutegereje